Muraho neza mwese inshuti z'urubuga duhugurane. Duhugurane ni urubuga rubagezaho ubujyanama cyangwa se rubaha inama ku buzima busanzwe tubamo, uburezi ndetse n'ubukungu. Niba udukurikirana ukaba udukunda, kanda ku ijambo ryanditswe n'umutuku subscribe maze ukande no kunzogera, maze uzajye uba mu ba mbere babona ibiganiro byiza tubagezaho. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'insigamugani. Insigamugani twatoranyije turi buze kubagezaho yitwa Ucyenze Rimwe Ntaba Akimaze. Turaza kumenya igisobanuro cyayo, turaza kumenya aho yakomotse ndetse n'abo yakomotseho. Twagiye. Ucyenze rimwe ntaba akimaze. Uyu mugani wadukanywe n'agasharankwanzi ka Bureshyo mu Gishubi cya Muganza mu Rukoma, ubu ni mu karere ka Ruhango, ahagana mu mwaka w'1800. Uwo mukobwa yari mwene Bureshyo w'umwene Gitore, asabwa n'umuhungu w'ibwega witwa Gatibita ka Gihinira. Igihe cyo gutebutsa rero kigeze, Gihinira ajya gusubiza imisango yo gutebutsa kwa ba mwana we Bureshyo kugira ngo umuhungu we ashyingirwe. Abakambwe bombi bamaze gucoca imisango, bahamya igihe Gatibita azazira kurongorera kwa sebukwe, kuko byari ugutahira. Hambere uwakwaga yakubitiragaho no gutahira, bikaba ikimenyetso cy'uko adaherewe ubuntu cyangwa se adatenze. Iminsi igeze, Gatibita bamuha abakwe bamuherekeza ajya kurongora butahire. Bageze kwa sebukwe babereka urugo azatahiriramo. Barabakira, babaha inzoga baranywa. Bigeze mu Matarama, abantu bizihiwe, babwira Gatibita ajya kurongora. Ararongora, barara mu bukwe buracya, babwirirwamo. Bigeze ku gicamunsi, ajya kumara amavuta. Arasubira. Aho bajyanye bari bakiri aho. Ageze ku buriri, Gasharankwanzi ntiyamukiranye. Aramureka ahubwo amara amavuta nta gugu. Nta gugu, gugu biva ku nshinga kuguguza. Ubwo murabyumva, kera nk'uko bajyaga kumara amavuta bagombaga gukirana, cyangwa se ajya kumurongora yagombaga kumugiraho ari uko bakiranye. Ntabwo ari nk'iki gihe. Ubwo murabyumva ibyo nshaka kuvuga. Niba hari n'andi magambo ugenda udasobanukirwa, watwandikira muri comments tukaza kugusobanurira. Kandi ntimwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo muzajye muba aba mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho. Reka dukomeze. Gasharankwanzi ngo ntiyamukiranyije, ahubwo we yaramuretse amara amavuta nta gugu. Gatibita yibonye atyo arinjirwa, bimutera amibazo n'uburakari. Arasohoka abwira abo bazanye ati ntimunsiga turajyana ye. Bati ku mpamvu ki? Ati se hari aho mwumvise umukobwa wemera kuryamana n'uwamurongoye batabanje gukirana? Abandi bati aha rubanza hari icyo yagukuriragamo. Bati ni koko tujyane. Ubwo bashyira nzira basubirana iwabo. Kwa Gihinira babonye abakwe bagarukanye na Gatibita baratangara. Bamaze kubicaza, babaza ikigaruye Gatibita. Barabasobanurira, baremera, ntibeshya bahendahenda Gatibita gusubirayo. Bamusabira ahandi ararongora.
Gasharankwanzi yigumira iwabo, akaba umukobwa mwiza byaribuwe. Bukeye bamurangira Rugaju rwa Mutimbo w'umutoni wa Gahindiro, aramureshya kuko yari ikirongore, baratebutse aramusumbakaza. Amaze kugerayo, Rugaju amuha urugo rwe rw'ibunyongaho mu Gishubi. Urwo rugo ni rwo se wa Gatibita yakwagamo, yari umwozi wo kwa Rugaju. Aha, raho ruzingiye rero. Bibaho rero, bishyize kera, Gihinira atahirwa n'igihe, yohereza umuhungu we ngo ajye kugifata. Gufata igihe ni ukujya kumusimbura aho yakoraga ibwami cyangwa se mu batware. Gatibita byumvise agira umususu, kuko agiye guhakwa na Gasharankwanzi kandi yaramubenze yamurongoye uwo munsi. Ariko ku bw'amategeko aremera aseta inzira ibirenge ajyayo. Agezeyo asubira mu muhango wabo w'abozi, ajya mu mata. Gasharankwanzi amubonye ntiyamugirira inzika, ahubwo aramukunda cyane. Ariko Gatibita we ntibimunyure, agahorana umususu. Bukeye Gasharankwanzi ateranya abantu bo mu rugo bose, abozi, abanyagikari, abanyanzoga ndetse n'abaja. Bamaze guterana, ahamagara Gatibita amwicazaho, maze Gasharankwanzi araterura ati, Gatibita, ko mbona ukorana umususu imirimo ushinzwe, aho none ntukeka nko kwanga kuko wambenze wandongoye iryo joro? Ati, wanyenze rimwe ntiwakimara, cyangwa se ngo ukijyane iwanyu. None rero shira ubwoba uhabwe nk'abandi. Ati, dore n'inka nguhaye, uhumure sinzakwangira icyo. Ati, burya ucyenze rimwe ntaba akimaze. Abari aho bose baraseka barakwenkwenuka, ariko bashima Gasharankwanzi, bituma byumvikana bijya hanze. Nuko guhera ubwo Gatibita ashira ubwoba, ahawuka neza nk'abandi nta mususu. Gasharankwanzi nawe aramukunda koko, ndetse aranamutonesha bigera hanze. Abantu barabishima, barabikurakuza bihinduka umugani, baca bumvisha abagore ko batagomba kurwara inzika uwo bananiranywe, kuko n'ubusanzwe bajya bavuga ngo abagore bagira inzara ntibagira inzigo. Baba rero babonye umugore ushavujwe n'uko umugabo we amwigaritse akamusenda, bakamukomeza bagira bati, wihogora shenge, uzashaka undi. Burya ucyenze rimwe ntaba akimaze. Ngayo nguko insigamugani yacu irangiriye aha. Ndumva musobanukiwe inkomoko yawo, igisobanuro cyayo, abo yakomotseho ndetse n'aho yakomotse. Yatwigisha iki mu buzima busanzwe? Duhereye kuri uyu Gasharankwanzi, baramusenze ariko ntiyacika intege, ahubwo akomeza kwifata neza nk'umwari w'u Rwanda. Nta nubwo yisunze ubwiza bwe, dore ko yari umukobwa mwiza byaribuwe, ahubwo yifashe neza, arigumanya ati, nzashaka ahandi, ntiyiheba. Natwe mu buzima hari igihe dukora iki n'iki cyakwanga tukiheba, cyangwa se hagira ibyo tutageraho ugasanga turihebye. Oya, ahubwo tugomba gukomeza inzira twatangiye, tugakomeza gukora neza, tugakomeza kugerageza mpaka tugeze ku ntego yacu mu buzima. Ubundi
ntabwo twagombye gukora iki n'iki ngo ducike intege cyangwa se ngo dutsindwe ngo duhite turekera aho ngaho. Oya, mu buzima habamo gutsinda no gutsindwa. Niba utsinzwe ongera ugerageze, uzagera aho ngaho utsinde. Ubundi hari imvugo nziza cyane cyane ibisobanura. Ubundi nugwa ntuhaguruke uzaba utsinzwe, ariko nugwa ugahaguruka uzaba wototera intsinzi. Rero umuntu ntagomba kugwa, agomba kugwa ari uko bamusunitse. Niyo banagusunitse ukagwa, ntugomba gucika intege, ntugomba kuguma hasi, ugomba guhita uhaguruka. Murabyumva rero, iyi nsigamugani yacu igomba kutwigisha kutiheba, kudacika intege mu buzima ngo iki n'iki kiturangiriyeho, ati katubayeho. Oya, akaga katubayeho ntitugomba gucika intege kuko gashobora kuza gutya katugwira tukahaguruka, ahubwo tukototera ibyiza. Niba ukunze iki kiganiro, kanda kuri like na share ugisangize bagenzi bawe cyangwa inshuti zawe, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo muzajye mu ba mbere kugerwaho n'ibiganiro byiza tubategurira. Rero mwakwandika muri comments niba mufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi z'ibyo twabaganiraho, cyangwa se indi nsigamugani twazabategurira nk'agashinguracumu, kuko ni nk'uko twabibemereye ko tuzajya tubagezaho agashinguracumu k'insigamugani muri iki kiganiro, muri ibiganiro byacu tubategurira. Ahangaha niho dusoreje ikiganiro. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre ubifuriza ibyiza mwifuza mu buzima. Murakoze, murakarama.